Ku mwanya wa 9 ku kintu utaruzi kuri VladimirPutin nuko ari umuntu ukunda imbwa ku rwego rudasanzwe. Putin yatangiye gukunda imbwa ubwo yabonaga imbwa yo mu bwoko bwa Black Labrador akaza kuyita Koni. Iyi mbwa yari yarayihawemo impano na General Sergei Shoigu mu 1999. Iyi mbwa yitwa Koni nibwo yatangiye kugigaragara mu bitangazamakuru ndetse n'ahantu hose Putin agiye akaba ari kumwe nayo. Nyuma yaho nibwo abandi bayobozi bagiye babona uburyo Putin akundamo imbwa batangira kugenda bazimuha nk'impano, nk'aho Minisitiri w'Intebe wa Bulgaria yamuhaye imbwa yo mu bwoko bwa Bulgarian Shepherd maze Putin aza kuyita Buffy. Yaje kongera guhabwa iyo mu bwoko bwa Akita iturutse mu Buyapani maze ayita Yumi. Nyuma yaje kubona indi ayihawe na perezida wa Turkmenistan ku isabukuru y'imyaka 65 Putin yari yujuje, ikaba yari iri mu bwoko bwa Arabai, akaba yarayise Veni. Iya nyuma heruka kwakira ni imbwa yahawe na Kim Jong Un, akaba ari perezida wa Korea ya Ruguru, akaba ari imbwa zo mu bwoko bwa Pungsan. Gusa Putin nubwo ari umuntu ukunda imbwa cyane, ntabwo apfa gutunga buri bwoko bwose bw'imbwa iyo ari yo yose ibonetse, kuko wakunda gutunga imbwa zifite imbaraga, zizi kurinda ndetse zinafite amahane menshi. Putin gusa abantu bamushinja gukoresha imbwa ze kugira ngo atere ubwoba abayobozi bahanganye. Urugero nk'igihe mu 2007 yazanye imbwa ye yitwa Koni mu nama yari ari gukorana na chancelier w'Ubudage Angela Merkel, kandi Putin icyo gihe yari abizi neza ko uwo mugore atinya imbwa. Ikindi nuko Putin akoresha imbwa ze kugira ngo agaragaze ko ari umuntu woroshye kandi ufite ubuntu bwo kwita ku bintu cyane cyane iyo ari gukina n'izi mbwa ze.